Agnes wari uzwi cyane kubera ubwiza bwe yahuye n'ishyari n'ihohoterwa ryakorwaga n'abakobwa bo mu mudugudu yabagamo. Nubwo nyina yamubaga hafi akamutera inkunga akamuhumuriza, iryo hohoterwa ryakomeje kwiyongera bituma bamucurira umugambi mubi wo kumuharabika mu birori byari byateguwe n'umwami. Ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi kuri Ubuzima mu Nkuru TV. Ni inkuru igiye kugaruka ku mukobwa witwaga Agnes wari mwiza cyane. Iyo hagira umubwira ko ishyari rishobora gutera inshuti ze guca urwobo bakamujugunyamo, ahari yari kubivamo. Ariko ubu iyo bitekerejeho asanga ishyari riza rifite inseko nziza cyane kandi rikavuga mu ijwi rituje mbere yo kugabaho igitero. Yitwaga Agnes, nubwo mu mudugudu wabo abantu bamwita kubwiza cyangwa ubwiza bw'Imana. Ntiyigeze asaba iryo zina, ntiyanashakaga kwitwa iryo zina, ariko mu buryo butunguranye kuva akiri muto atangiye kugira ubwenge n'imbaraga zo kujya kuvoma ku ruzi, isi yatangiye kumwitaho mbere y'uko nawe yimenya neza. Yari umwana w'ikinege ukundwa n'ababyeyi be kandi bamuhaga uburere bwiza. Ntabwo ababyeyi be bari bakize, bari abahinzi boroheje bafite akarima gatoya bahingagamo ibibatunga. Nyina yari umugore ufite inseko n'ibitwenge byatumaga n'umunsi mubi woroha. Se yari umugabo ukora cyane wizera ko guceceka ari byo bikemura byinshi. Ubuzima bwa Agnes ntibwari bwiza cyane, ariko bwari butuje kugeza igihe ibitekerezo by'abandi bitangiye guhindura uko yabonaga isi n'uko yiyumva. Ikibazo cyatangiye buhoro buhoro. Iyo yagendaga mu mudugudu hari abakobwa bamusekaga bucece bakamuganira rwihishwa bamuvugaho amagambo amusebya ndetse amutesha agaciro. Mu ntangiriro yatekerezaga ko ari ibintu bidafite icyo bivuze, ariko umunsi umwe nyuma ya saa sita ubwo yari agiye kuvoma amazi ku ruzi yumvise umwe muri abaseka agira ati reba ukuntu agenda nk'aho ari we utegeka uyu mudugudu wose kubera gusa ko afite isura nziza. Ntiyahise ahindukira ngo amurebe cyangwa amutonganye, yarakomeje arigendera. Mu bavugaga ibyo harimo abitwaga ko ari inshuti ze, ari bo Anna, Olivia ndetse na Banta. Abakobwa batatu bahoraga bagendana nk'agatsiko kamwe. Mu maso yabo hari huzuyemo ishyari ndetse n'uburyarya kuko bamubwiraga ko bamukunda nyamara atari ko bimeze. Ibyo akimara kubyumva yamwenyuye mu buryo budasanzwe, yiringiye ko kugira neza byatuma ibintu bihinduka, ariko siko byagenze. Kuva uwo munsi bamugize ikiganiro cyabo cya buri munsi. Byabaye bisanzwe kumva amagambo nk'aya: wabwiza we, kuba mwiza sibyo bituma uba mwiza mu mico, cyangwa bati umwami azakugira umugore kubera ko uruhu rwawe rumurika. Hari n'igihe bamwiganaga uko agenda bamuseka, ubundi bakamusebya bavuga ko mama we yaba yaragiye mu bapfumu kugira ngo bamuhe ubwo bwiza ubwo yari amutwite. Ibyo iyo byumvaga yaratahaga iwabo akigira nkaho ntacyo bimubwiye, ariko nyamara umutima we wabaguhisha ububabare butabarika. Ariko igihe yafungaga umuryango w'inzu yabo akinjira mu nzu, amarira ahitaga atemba. Nyina yarabibonaga, buri gihe yarabimenyaga maze akamwegera amuhumuriza ati mwana wanjye, ndakubwira ko n'isukari iryoshye ikurura udukoko tutayishaka. Ntuzimye urumuri rwawe rero kubera ko abandi batabasha kurwihanganira. Amagambo ye yaramuhumurizaga ariko ntiyakuyeho ububabare. Kuba mwiza mu mudugudu muto byasaga naho ari umuvumo kuri we. Umunsi umwe ububabare bwaramurembeje cyane ku buryo yasabye nyina ko yamureka ntajye ku isoko ku munsi wakurikiyeho. Nyina yarabyemeye, atekereza ko kuruhuka bizamufasha, ariko niho ibintu byatangiye guhindura isura. Abakobwa batangiye kumwita amazina mabi nk'umukobwa w'inzoka cyangwa se umwana w'imyuka mibi. Bamubwiraga ko ubwiza bwe budasanzwe, ko nyina ashobora kuba yaragiye gushaka imbaraga z'amayobera bumuheshe. Bidatinze n'abandi baturage batangiye kumugendera kure. Nyina yararakaye cyane abonye amakuru akwirakwira mu mudugudu wose. Nyina yavuze ko atazemera ko izina rye risenywa n'ishyari ry'abandi, ariko se wari usanzwe woroshya kandi utuje amubwira atuje agira ati abantu bahora bavuga, bareke bavuge. Yashaka kumwizera, ariko byari bigoye kwirengagiza ibyo, cyane cyane iyo n'abana bato bagendaga bamuseka inyuma ye. Nyuma y'igihe nyina ahisemo kureka kumutuma ku isoko ndetse no ku ruzi kuvoma amazi. Yavugaga ko atifuza ko ajyayo agasuzugurwa cyangwa akagirana amakimbirane n'abandi. Nuko Agnes aguma mu rugo igihe kinini afasha mama w'imirimo yo mu rugo no guteka. Ariko kuguma mu rugo byarushijeho kumutandukanya n'abandi maze arushaho kwigunga. Yumvaga abakobwa baseka buri gihe banyuze hafi y'urugo rwabo. Hari n'igihe yafunguraga idirishya ry'inzu yabo akabareba baganira, baririmba, bagenda berekeza mu mudugudu. Naho yarabishakaga ubucuti, kumva ko ari mu bandi,
ariko byari bigoye. Haje kuza rero umunsi umwe ibintu byose byahindutse. Umuvugizi w'umudugudu yakubise ingoma ye atangaza ko umuhungu w'umwami yiteguye guhitamo umugore, ko hazabaho ibirori bikomeye byo kubyina mu ngoro, kandi ko buri mukobwa utarashaka mu mudugudu yari atumiwe. Umudugudu wose wahise wuzura ibyishimo n'urujijo rw'ibyishimo. Abagore batangiye kudoda imyambaro mishya, abakobwa nabo batangira kwimenyereza imbyino. Agnes we ntiyari yateganyije kujyayo, nta nubwo yanabishakaga. Yari azi neza ibyari bimutegereje, gushinyagurirwa no gutukwa. Ariko nyina ntiyabyemeye na gato. Yaramubwiye ati, uzajyaho mwana wanjye, ntureke ubwoba bwica amahirwe yawe, ninde subizi, wenda uwo munsi Imana zizakumwenyurira. Nuko Agnes atangira kwitegura buhoro buhoro. Nyina amudodeye umwambaro mwiza cyane, anamuha n'imirimbo yo kumwongerera ubwiza, amaherena, shenete, ibikomo n'ibindi. Nyina yakomeje kumushyigikira amubwira ko asa neza nk'umwamikazi. Ariko mu gihe Agnes yarimo arota uwo munsi nk'umunsi w'amahirwe, hari abandi bo barimo bamutegurira umugambi mubi. Anna, Olivia na Banta bahuriye ku ruzi bukeye bwaho, maze batangira kuganira bati, utekereza ko Agnes azaza mu birori? Byaba byiza ataje. Olivia niko yashubije. Yakomeje agira ati, naza nta muntu uzatwitaho, igikomangoma kizamuhitamo ako kanya, noneho rero tugomba kumubuza kuza, ni kumwe muri bo yavuze. Nuko batangira gucura umugambi wo kuzamwikiza. Umugambi wabo batangiranye no kwiyegereza Agnes, bigira nk'abamukunze, nk'aho icyo bamwangiraga cyarangiye. Nyuma y'iminsi mike bagiye bamusekera cyane, bamuzaniye imbuto zitandukanye nk'ikimenyetso cy'amahoro. Agnes yaratunguwe cyane, bavuze ko babajwe no kuba bamufashe mbere ko bakuze, none bakaba bashaka kuba inshuti ze. Mama wa Agnes ntiyigeze abyemera n'akanya gato. Uwo mugoroba yegereye umukobwa we aramuganiriza, aramubwira ati, Agnes jya witonda, inyoni ntihindura amababa yayo. Ariko Agnes wari ukeneye ubucuti, akeneye gukina no gusabana n'abandi, yashakaga kwizera ko abo bantu bashobora guhinduka. Abo bakobwa batangiye kujya baza hafi ye buri munsi, basekanaga nawe, bakamubohera imisatsi ye, bakanamushimagiza uko abyina. Bucece Agnes yatangiye kongera kubizera, nubwo hari ikintu mu maso yabo cyamubwiraga ko atagomba kubyizera byuzuye. Umunsi umwe nyuma ya saa sita, ubwo bari iwe, yaberetse imyambaro azambara mu birori. Baratangara cyane, bavuga ko ari imyambaro myiza cyane, ndetse batangira kumutakagiza bagira bati, urasa n'Imanakazi. Babivugaga baseka, ariko inseko ya Nyirarureshwa. Agnes ntiyabibonye icyo gihe, ariko iyo yari inseko y'inyamaswa ireba icyo ugiye kurya. Nyuma yaho bagiye hanze baganira ubwabo, bahise bafata icyemezo cyo gucukura urwobo mu ishyamba, aho bazanyura bakaba ariho bamujugunya ku munsi w'ibirori. Batangiye kujya mu ishyamba, bazana ibikoresho byo gucukura, bacukura urwobo bakoresheje imbaraga nyinshi, bakomeza gukora bataruhuka. Urwango rwabo rwabahaga imbaraga, bakomeza gucukura kugeza ubwo urwobo rwabaye rurerure kandi rwagutse bihagije ngo rusohoze umugambi wabo. Bukeye ku munsi w'ibirori, nyina wa Agnes yarazindutse kare cyane. Nyina yaramusomye aramwongorera ati, mwana wanjye, ntuze kujyana nabo aho bajya hose, ujye mu ngoro wenyine, narose inzozi zidasanzwe. Agnes yemeye ko aza kubyubahiriza. Mama we yahise ajya mu ngoro gufatanya n'abandi bagore gutegura ibirori. Hashize amasaha make, Agnes abona ba bakobwa baza bamugana, bambaye imyenda y'amabara meza, basa n'indabyo zirabije. Olivia yatangiye amuhamagara ati, wabwiza we, tuje kujyana nawe, reka duce mu nzira ngufi inyura mu ishyamba, ntitwifuza ko hari ubona imyenda yacu mbere y'uko tugera mu ngoro. Agnes yarazuyaje yibutsa amagambo ya nyina, ariko Anna ahita atungurwa aramubwira ati, ntumbwire ko ukiri kwizera amagambo y'uwo mukecuru. Akomeza yongera ati, none se ntitwabaye inshuti? Agnes yasetse buhoro, afite akababaro, umutima we umubwiraga kutajyana nabo, ariko ibitekerezo bye bikamwemeza ko wenda bahindutse. Nuko yemera kujyana nabo, bagenda baseka inzira yose, baganira uko igikomangoma kimeze. Agnes yumva yishimye cyane, bya nyabyo bwa mbere mu mezi menshi yari ashize yigunze. Ariko uko bagendaga binjira mu ishyamba, ibyo byishimo byatangiye kugabanuka, guseka biragabanuka, inzira iraceceka, ndetse n'inyoni zari zaretse kuririmba. Umutima we utangira gutera cyane. Yahise abaza impamvu banyuze muri iyo nzira, anamubwira ko iyo nzira yoroshye kandi ari ya hafi. Agnes yakomeje kugenda. Mu kanya gato ubutaka yaragezeho bwahise buriduka. Yavugije induru cyane, agwa mu rwobo rurerure cyane. Amaguru ye akubita ku kintu gikomeye, ububabare bumucengera umubiri wose. Arebye hejuru yuzuye ubwoba n'ihungabana, umutwe we urazenguruka.
Hejuru ye b'abakobwa bari bahagaze ku nkombe y'urwobo bamureba baseka mu buryo butuje ariko burimo ubugome. Reba uko ameze wa bwiza we, ubwiza bw'umudugudu bugiye ku mwamikazi se uwo ni we? Ngo yashakaga kubyina sibyo se? Nuko rero byinira aho ngaho. Baraseka cyane, amajwi yabo yumungana mu biti by'ishyamba. Umutima wa Nyesi watangiye gutera cyane, nuko atangira kurira atakamba mu ijwi ryuje ubwoba n'ububabare agira ati, ndabinginze nimumfashe, kuki mubikoze gutya? Ariko baramureba gusa nta n'uwamufashije. Uwitwa Olivia ati, utekereza ko uri hejuru yacu se? Reka turebe niba igikomangoma kigukunda n'ubu. Hanyuma barahindukira baragenda bamusiga muri urwo rwobo wenyine. Agnes yararize kugeza ijwi rye ribuze imbaraga, ariko urwo rwobo rwari rurerure cyane ku buryo nta muntu wamwumvaga. Ijoro ryatangiye kugwa, ikirere gitangira kwijima, nawe asigaraho yavunitse ari wenyine mu bubabare n'imbeho nyinshi. Aniho yamenyeye kuri gukomeye, yari yaguye mu mutego w'abanzi be kandi nta n'umwe wari kumutabara. Yari mu kaga gakomeye cyane. Mu ngoro nyina wa Nyesi yarategereje afite impungenge nyinshi, ariko umukobwa we ntiyigeze ahagera. Yabashije abandi bakobwa niba bamubonye, ariko bose baraceceka ntibavuga aho ari. Bakomeje imbyino n'ibirori, ariko ubwoba bwari bwuzuye umutima wa mama wa Nyesi, yibaza aho umwana we ari. Yumvise ko ho hari ikitagenda neza, ubwoba bwiyongeraga uko iminota yashiraga. Yagiye gushaka umugabo we, se wa Nyesi, yizeye ko ashobora kuba yamubonye, ariko nawe ahita azunguza umutwe avuga ko atigeze amubona kuva yava mu rugo mu gitondo. Agnes yari amaze gutegura neza ibirori, imyitozo ye y'imbyino n'ukuntu yari yiteguye uwo munsi. Nyina ntiyashoboraga kwemera ko yahitamo kutaza nta mpamvu. Ubwoba n'impungenge byaramurenze, asaba umugabo we ko bajyana mu rugo kureba niba Nyesi ariho ari cyangwa se hari ikitagenda neza. Bose bari babizi ko hari ikintu kibi cyabaye. Mu ngoro igikomangoma cyari cyarebye abakobwa babyina, ariko nta n'umwe umutima we wigeze wishimira. Hari ikintu cyamubwiraga ko muri abo bakobwa nta mugore urimo. Yegereye se umwami aramubwira ati, ntabwo nabonye uwaba umugore wanjye. Umwami yahise ahagarikisha umuziki, atangariza imbaga ko igikomangoma kitabonye uwo cyahitamo. Imbaga yose yahise itangara, igira n'agahinda kavanze n'ubwoba. Mu bantu hari icyuka cy'ubwoba n'urujijo, kuko uwo munsi wari witeguwe cyane. Ababyeyi ba Nyesi bahise baza mu ngoro bafite umutima uhangayitse cyane. Bageze imbere y'umwami bavuga ko umukobwa wabo yabuze. Umwami nawe atangira kugira impungenge zikomeye. Nyina wa Nyesi avuga ko hari abakobwa baje kumutwara ku munsi w'ibirori. Umwami ahita ahamagaza Anna, Banta ndetse na Olivia, ababaza aho Nyesi ari, ariko bose barahakana bavuga ko ntacyo bazi. Umwami yohereza abarinzi gushakisha mu mujyi wose no mu nkengero zawo, ariko bagaruka batamubonye. Nyina wa Nyesi yararize cyane, umutima we wuzuye ububabare n'ubwoba. Se amuba hafi amuhumuriza, ariko nawe yari afite agahinda kenshi. Umwami yabasezeranyije ko mu gitondo cya kare yongera kohereza abandi barinzi bagashakisha, ariko ijoro ntiryari ryoroshye kuri nyina wa Nyesi, ryabaye rirerire. Yarayarira asaba Imana ko umukobwa we agaruka amahoro. Bukeye bwaho izuba rirashe mu mudugudu, umugabo witwa Dinta wari umuhigi yariteguye ajya guhiga nk'uko asanzwe abikora kugira ngo ajyane inyama mu ngoro. Uwo munsi nawo ntiwari utandukanye n'indi. Aragenda yinjira mu ishyamba rirerire kandi ryijimye. Agezemo imbere yumva ijwi ririra cyane rihamagara risaba ubufasha. Ndabinginze, hari uwamfasha? Hari umuntu uri hano? Ndabinginze nimumfashe. Dinta yaratangaye cyane. Atangira kwibaza ati, ninde washobora kuba mu ishyamba nk'iri kare mu gitondo? Akurikira iryo jwi, ageze aho yari yumvaga asanga urwobo rurerure, maze aruhengerezamo imbere abonamo umwana w'umukobwa waguyemo. Agnes yari yacitse intege kubera gutaka no gusaba ubufasha igihe kirekire. Dinta yahise amuzamura akoresheje umugozi amuvana muri rwa rwobo. Agnes yahise amusaba amazi. Dinta nawe amuha icupa ry'amazi yari yagendanye. Dinta yari asanzwe azi Agnes kandi yari azi ko ababyeyi be bagize impungenge kandi yashaka kumusubiza mu rugo vuba na bwangu, ariko mu nzira igana mu mudugudu yahisemo guhindura ibitekerezo. Ahitamo kumujyana mu ngoro y'umwami aho kumusubiza mu rugo iwabo. Nuko afata inzira igana ku ngoro. Bagezeyo asobanurira umwami ibyo yabonye byose, amushyikiriza Agnes. Umwami yahise atumiza ababyeyi be. Ababyeyi ba Agnes bageze aho baratangaye cyane, barira amarira yabo arenze. Bamubonye ameze gutyo, asa nabi, yakomeretse. Agnes yabasobanuriye ibyabaye byose ku munsi w'ibirori. Umwamikazi n'ababyeyi be bose batunguwe cyane n'ibyo bumvise. Umwami yahise arakara cyane,
ntiyemeraga ko ibintu nk'ibyo ngibyo byabaye mu gihugu cye, ahita atumizaho abo bakobwa ngo bahanwe. Umwami ahamagaza umuvugizi w'umudugudu amutegeka kongera guhamagaza abantu ngo bibaze ibwami. Nuko umwami abaza abo bakobwa niba baza Nyesi, babanza kubihakana bavuga ko ntacyo bamuziho, ariko umwami abasaba kuvugisha ukuri bamureba mu maso. Bamwe muri bo batangira guhinda umushyitsi, amarira atangira kubuzura mu maso. Nuko umwe muri bo atangira kuvuga agira ati, twari dufitiye Nyesi ishyari, twumvuga ko adakwiye kuba hejuru yacu, nuko dufata icyemezo cyo kumugirira nabi. Twamujyanye mu ishyamba kutumusunika mu rwobo, ntabwo twashakaga kumwica, twashakaga kumutera ubwoba gusa. Abandi nabo batangira kurira cyane basaba imbabazi, ariko igihe cyari cyarenze. Umwami yategetse ko bafatwa, abwira abarenzi ati, mubafunga igihe kirekire, kandi niyo bazarekurwa ntibazigera bagira icyubahiro mu mudugudu, nta n'umuntu uzongera kugirana nabo ubucuruzi cyangwa ubucuti. Imbaga yose yaracecetse. Hanyuma igikomangoma kirahaguruka kivuga kiti, ubu noneho nabonye uwo nashakaga ari hano. Abantu bose baratangaye bibaza uwo ari we, maze igikomangoma cyegera Nyesi kiramufata kiramuhagurutsa kimushyira imbere y'abantu. Abantu bose barishima cyane bakoma amashyi. Ba bakobwa bari bamugiriye nabi basigara bicujije, barira basaba imbabazi, ariko byari byarangiye. Umwami afata icyemezo cya nyuma, naho Dinta wamutabaye ashimirwa ubutwari bwe. Nuko iherezo rya Nyesi rirasohozwa, abo umwamikazi w'igihugu cyose, nubwo bashatse kumusenya no kumwambura umugisha we. Naho inkuru yacu irangiriye. Mwakwandika muri comment mukatubwira uko mwumvise iyi nkuru n'isomo mwakuyemo. Mukomeze kugira ibihe byiza.